tubahaye ikaze cyane bafatanya bikorwa bakunze inshuti bavandimwe mumaze kuba umuryango munini. Tumaze kuba umuryango munini w'Ibiboneye TV. Ibiboneye ni kubatumenyereye murabizi, ni izina rimaze igihe twakoze byinshi. YouTube kugira ngo ntabwo twayikozeho byinshi cyane, ariko urabona turi hamwe namwe kugira ngo dufatanye muri za topics zitandukanye zivuga ku buzima, ubuhinzi, guhindura imyumvire, kurengera ibidukikije, no muri za porogaramu zishamikiye kuri izo nkingi uko arenye. Izo porogaramu zo ni 16 n'amaporogaramu mato 64. Murumva atari byinshi, ntabwo rero tuzabashonjesha rwose. Turi hamwe namwe, turatekereza ko ahubwo buri munsi tugomba kujya tubaha ibiganiro byibura 4. Rero muri bino bihe turimo turaganira ku byigisho twahaye izina rengera ubuzima twicare twige. Rengera ubuzima twicare twige, ariko ikaba tukaba tuyihurizamo za porogaramu ebyiri, iyitwa Ibiboneye Fighting Malnutrition ndetse n'iyo twita Ibiboneye Fighting NCDs. Ubwo ni muri za porogaramu uko ari 16, ebyiri muri izo nizo rero twahurije mu cyo twise rengera ubuzima twicare twige. Rengera ubuzima yakaba ari izina muzi, ni rimwe mu mashami yacu y'ibikorwa byacu dukora, kandi tugakora ibintu byiza bijyanye n'imibereho myiza, imirire myiza, mbese gutyo. Tubahaye ikaze cyane rero, murakaza neza n'ubundi muri iyi video nshya, aho uyu munsi nyine turi kuganira ku kibazo cy'ubuzima kimaze kuba ingorabahizi ku isi yose. Alimentation, kurya abantu bakarenza urugero, iherezo ugasanga umuntu yarabyibushye, arenza urugero, ibinure byabaye byinshi, byafunze imiti itwara amaraso, cholesterol LDL, mbese yarabyibushye birenze urugero, byangiza imiti itwara amaraso, akaba yanagira n'ubwo yanarwara n'ibintu twita accident vasculaire cerebral. Mwumva rero tuba dusimbukira ku ngaruka kubera ukuntu zihangayikishije, ariko turimo turaganira kuri uwo mubyibuho ukabije. Niyo ari ubwa mbere mwaje hano rero, ibuka vuba ibuka ukande subscribe. Ibuka kandi ni waramaze kwanda subscribe, nanone wowe kanda like, ukore ikiganiro gifate, ukoreshe ucyoherereza abandi. Ariko muduhe na comment, aho muri comment iri mugira ikintu mwandikamo mutubwire, murebe niki turi kubisabira bituma YouTube yihuta. Ko mugera mu bigenza gutyo mugaragaza ko turi kumwe, bituma YouTube nayo rwose ibona icyo kiganiro ikacyereka abandi. Nutrition rero se, cyangwa se alimentation, cyangwa se imirire irengeje urugero, twayivugaho iki? Twayivugaho iki? Uramutse witegereje ukabona abantu barya kurya ibiryo bakabije cyane, ibiryo byuzuyemo, ukabona ifiriti kuyireba hari, ukabona inyama zaba wowe ku muriro, ukabona amavuta y'inka, ukabona amata ari hariya, ukabona bakabije. Ukongera kandi ukabona bazi yuko batajya bagira umwanya wo gukora siporo, niyo banayikoze bayikoze rimwe. Ni abantu bakora bicaye hamwe, ubundi bakavuma bahita bajya mu modoka. Aho wakwibaza ko bigenze gute? Nutrition rero ni kimwe mu bibazo by'ubuzima byugarije isi muri iki gihe, aho usanga abantu bagize igihe nyine bakagira umubyibuho ukabije nk'uko twabivuze, bikanaviramo ko bibamo za ndwara zikakaye. Ibyo byose kandi bikunda kuboneka cyane mu mijyi, mu bantu bateye imbere, za societe zivuga ko zateye imbere. Ariko numva binababaje kuko rimwe umuntu yanabyita n'ikinyabupfura kitari cyinshi, ukurikije nyine ko discipline ni ikintu cy'ingenzi. Uri imbere y'ibyo kurya, ntabwo ari ngombwa ko wahita uburya byose ngo bimare. Niho rero tutekereza, ugasanga nyine ko abantu bagura ibyo kurya bigwiriyemo ibyo binure, bigwiriyemo iyo sukari, ugasanga isukari yabaye nyinshi mu maraso, byose no kwikururira akaga. Ongera use n'ureba abantu bari banywa izo zaji, amafanta, amabiswi, ibintu bigwiriyemo isukari, ubundi bararya mayoneze, ibyo bintu byose bigwiriyemo, kandi nta mwitozo ngororamubiri. Impamvu zitera rero malnutrition
malnutrition ariko ku rwego rwa nutrition. Icyambere nuko abantu benshi bafata ibiryo byakorewe mu nganda bikaba birimo isukari nyinshi n'ibinure kandi bigoye kubona akenshi ntanubona ko birimo intungamubiri rwose zifite icyo zimarira umuntu. Icyakabiri kandi no kutagira imyitozo ngororamubiri, ibyo ngabyo bitera nutrition kuko imibereho myinshi yacu iri hagati y'ibikoresho bya tekinoloji, aho abantu badakora, ubundi abantu benshi kujya bakorera mu ngo, nako tuhakorera ariko ducishamo tukakora imyitozo, tukagenda n'amaguru, urugendo kandi rutari rutoya. Ariko si ibyo gusa, umuvuduko w'ibibazo by'ubuzima nka stress, kubura ibitotsi ndetse n'imikorere y'imyororokere ya buri muntu, byose nyine bigenda bigaruka ku mirire yacu, aho buri muntu abantu bagenda bagira ibibazo rwose bitandukanye. Ibisubizo rero tugenda twibaza uko dushobora kurwanya nutrition, tugenda kubyiga. Bya byo kurya birimo imboga cyane cyane zikungahaye kuri fibre, imboga zikungahaye kuri fibre, mineke, amapapayi, za pome, ndetse n'izindi mboga zishobora kuba zikungahaye ku byo twita element phytochimique. Ni ingenzi mu gufasha noneho ubuzima bakarushaho kugenda neza. Ibyo turi ibyo kurya nosomo soke nomage, turi ibyo kurya, izi mboga n'imbuto ni byiza. Noneho ibinyampeke, abantu mwari impungure zitekanye n'amashaza, iki gikoma cy'ibinyampeke ni cyiza ariko bitacishijwe mu ruganda. Hanyuma imyitozo ngororamubiri nayo igafasha rero, imyitozo ngororamubiri nayo igashyigikira. Nshuti bavandimwe rero mukurikiye Ibiboneye TV, dukomeze tubarareke tubahamagare. Iyi gahunda yacu nziza twise Rengera Ubuzima Twicare Twige, Rengera Ubuzima Twicare Twige, kandi gahuriramo za gahunda ebyiri, iyo twita Ibiboneye Fighting Malnutrition ndetse n'iyo twita Ibiboneye Fighting NCDs. Iragenda iba evoluwe, ubona abantu bakurikira, ubona muduhamagara, nibwo tukiyitangira. Iyo tuzayikoramo ibintu byinshi mutwitege, kuko nka NCDs rwose muri tuzijyamo tuzazivuga, tuzijye mu mizi, tuvuge umuvuduko w'amaraso, tuvuge inkomoko yawo, tuvuge ibimenyetso byawo, tuvuge uburyo bwiza bwo kuvura, imirire ikwiriye abantu bafite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso wo hejuru, uburyo bwiza bwo kwikurikirana igihe barwaye, tubivuge tujye kuri diabete, tujye kuri kanseri, tujye ku mirire, tuvuge buri kimwe kandi bizagenda bidufasha. Tuvuge imyitozo ngororamubiri, amaherezo dushyiraho za club zihurira mu myitozo ngororamubiri, tujye tuyikorera hamwe, noneho tuyisuzume turebe ari iki kigenda gihinduka, duhurire muri za sale za siporo, tujye dushobora guhurira mu bikorwa byo kugenda n'amaguru, kubyina, gukora imyitozo ngororamubiri itandukanye, kandi bizagira ingaruka ku buzima byanze bikunze. Aha rero bakunzi bizi za porogaramu, turavuga ko dukwiriye no gukerera n'uburyo bw'ibyigisho bikomeye, bikwiye ruhande, aho dushobora nko kujya tugira nka za Zoom meeting, bari tukahaganirira, tukazanya ibibazo, ubumenyi tugenda twungurana tubukoresha dute, ko hari abo tuziranye guhera mu myaka irenga 10 tuziranye, aho bakora hirya no hino mu gihugu. Ni gute ibyo twagiye tuganira bigenda bishyirwa mu bikorwa? Za gahunda zisanzwe zo ku ma centre de santé, abajyanama b'ubuzima ibyo bababwira mu byubahiriza muti, gufata imiti, kwikurikirana kwa muganga, ibyo bintu ni gute mu byubahiriza? Ntidufushe ubusa rero mu mahirwe tugenda tugira kandi yo kugenda twigira inama. Ni ingenzi rero tugende twifasha, dufatanya, kandi byanze bikunze bizatugirira akamaro. Iki kintu cyo guhurira mu matsinda, amahugurwa twakoreye mu matsinda, turi mu bikorwa by'imyitozo ngororamubiri, iki cyo tuzagikora ikintu kinini. Hari abakoci turi kugenda tuvugana bashobora kujya badufasha, noneho tukagira icyo gihe twageneye imyitozo, icyo gihe cy'ibiganiro, icyo gihe cyo kwinegura, buri wese avuga ati naragerageje ariko bimeze bitya. Mbese tubigira umuco, tugira ko gahe kitwaho ako kuganira. Iyi porogaramu yacu rero Ibiboneye Fighting Malnutrition and NCDs, Rengera Ubuzima Twicare Twige. Murumva ko kwicara kwiga no gusasa inzobe, abantu bakaganira, ubuzima bikutunanira byagenze bite, guhora abantu baribwa mu ngingo, guhora abantu barwaye umutwe udakira, guhora abantu baribwa umugongo, ibi byose biri guterwa n'iki cyabaye.
turakizi rero, usije kungurana no kugenda abantu bibukiranya gusa, ariko turakizi ubuzima hashize imyaka itari na myinshi cyane abantu babuhinduye, bahindura ibyo baryaga, bahindura ibyo banywaga, twinjira mu rwiganwa, dushaka kubaho nk'abanyamahanga kandi turi abanyarwanda, ibyo wacu byose turabijugunya. Aha rero ni ukwicara tukaganira, kareba ko bimeze, kuko iyi gahunda igamije guha abantu ubumenyi, ni ukwicara tukiga no kubafasha kugira ubuzima bwisumbuyeho. Iyi porogaramu igamije kurwanya nutrition no kugabanya indwara zidakira ziva kuri ya mirire mibi. Aha rero amahugurwa, imiryango itandukanye iri kwiga ku buryo bwo guteka indyo yuzuye ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri binyuze mu mahugurwa, inyigisho z'amatsinda ndetse n'ibikorwa by'imyitozo ngororamubiri. Dufasha imiryango kugira ngo ubushobozi bwo guhitamo amafunguro meza no kugira uburyo bwo kubaho mu buryo bufite ibikorwa byiza. Hariho nk'impinduka nyine abantu bagenda bagira, aho tugenda tuganira, hari abagenda bagira ubuhamya batwibwirira, umuntu ahugura ukuntu yakoresheje bisikusi kugeza umuvuduko w'amaraso ugabanutse ku buryo bugaragara, umuntu akugura ukuntu yakoresheje intagarasoryo. Kuri rwa rubuga tujya duhuriraho, ubwo twibutsa abantu ko muramutse mutwandikiye kuri 0782 363 0782 ubikeneye wajya kuri groupe ya WhatsApp yacu tukajya tuhaganirira. Ariko ni musure n'urubuga rwacu ibone.com, aho naho mwahabona za gahunda zitandukanye. Aho rero icyo twakunze tujya tuhasangirira ubuhamya, ugasanga abantu baravuga ibyo bagenda bakoresha bitandukanye, za teyi, mante, verivene, odorante. Tukahurira n'abahinzi batandukanye bari hirya no hino mu gihugu bahumbika nk'ibyo bimera, bafite ingemwe za pepiniyeri z'ibyo bimera, tukararika abantu kubihinga, ariko dufite naho twabasha gukura ingemwe, tukaganira icyo bimaze. Yemwe ni ibintu byiza kandi urabona ko ari byiza. Turaza kubagira igihe noneho dukore fomu iri kuri internet, abantu bashobora kujya munyuraho mu kwiyandikisha, mukinjira muri izi nzira zacu zose, tugafatanya, noneho bikadufasha kugenda twivuriza mu guhangana n'izi ndwara kandi tukivura. Mbere yuko umuganga agufasha, banza nawe umenye yuko ubuzima ni amahitamo kandi impinduka nkeya zose ukoze zikwerekeza kuzagira ingaruka zikomeye. Dufatanye tuzayitsinda izi ndwara byanze bikunze. Murakoze rero kureba iyi video, ntuzongere gukanda like, ntuzongere gusangiza abandi no kwiyandikisha cyangwa se gukora subscribe, kandi ntiwibagirwe gusangiza abandi iyi nyigisho. Byanze bikunze turaza kongera dusubire mu kiganiro mu yandi masaha. Murakoze cyane. Nk'uko bisanzwe bigenda, uyu munsi nabwo ku isi yose abantu 25,000 barimo abana batari munsi y'ibihumbi 10 bararara bishwe n'inzara. Ibyo urimo kumva bibabaje bihagije, ariko noneho tekereza ku bindi bihumbi by'abantu badafite icyo gukora nyamara bafite imishinga badafitiye igishoro. Tekereza ku bakoraga ubucuruzi ubu bahombye kubera ikibazo cy'ubumenyi buke. Tekereza ku bafite ubutunzi butagira ingano ariko baryamye mu bitaro kubera ubumenyi buke mu birebana n'imirire. Mu gihe urimo gutekereza ibyo byose ariko unatekereze ku bandi bantu bafite ubumenyi buhagije ku ngingo zinyuranye biyemeje guha ubwo bumenyi abari mu bibazo nk'ibyo. Utekereze ku bigo nka Development Network, ikigo cy'ubujyanama ku mishinga n'amahugurwa agamije kongera ubumenyi n'ubushobozi, Consultancy and Capacity Building Hub. Batanga inama zishobora guhindura buri rwego rw'ubuzima, guhindura imyumvire ku ngingo runaka, imirire, ubuhinzi burambye kandi bubyara inyungu, kurengera ibidukikije n'ibindi. Niba nawe wemera ko ibintu by'umwimerere cyane cyane mu mirire ari ingenzi, umwanya wawe uri muri Development Network. Nk'ubu kuri iyo ngingo muri Development Network bafite umushinga wo guhinga ibihumyo. Bagurisha imigina yabyo kandi uwo babigurishije baramukurikirana kugira ko kumufasha mu gushaka amasoko. Bagurisha ingemwe z'ibiti by'imbuto ziribwa n'ibimera bihumura neza, kandi impuguke zabo ziragusura zigatunganya iwawe ku buryo bihatera mu buryo bw'imitako. Bakorana n'abavumvu
batanga inama ku mirire iboneye kandi bakagurisha bimwe mu biribwa nk'ifu y'igikoma igenewe abagore batwite n'abana bari munsi y'imyaka 5 y'amavuko. Batanga amahugurwa n'ubujyanama mu gutegura imishinga no kuyiherekeza cyane cyane y'ubuhinzi n'ubworozi. Development Network ikorera ku Gisozi haruguru y'urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi imbere y'agasoko ka Ruhango. Bahamagare kuri 07 88 66 0611. Aba nibo bazi cy'ubuzima bwiza